Yesu ashimwe. Uyu munsi twagiye Rubavu, twagiye kureba umujakazi w'Imana. Twamusanze iwe mu rugo kugira ngo atugezeho ijambo ry'Imana n'icyo Imana yamushyize ku mutima. Turabakunda bivuye ku mutima kugira ngo tujye duhura n'abahanuzi, ababwirizabutumwa, kugira ngo Imana ibakoreshe kuri channel Gitangaza NTV. Mujakazi, mukozi w'Imana, turakwakiriye, ni karibu. Nitwa Uwanyirigira Confiance. Uyu munsi tukaba tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana riri muri Zaburi 46. Imana niyo buhungiro bwacu n'imbaraga zacu, ni umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Uzamwiringira ntabwo azakorwa n'isoni, kubera ko Imana ariyo buhungiro bwacu. Uhungiye ku muntu yagukoza isoni, ariko iyo uhungiye ku Mana iragutabara, ikanaguhisha, ikanakurengera, ibibazo ufite ikabikemura nk'Imana, kubera ko n'umufasha utabura kuboneka. Aserukaho rukomeye kubera ko ari umufasha wa buri wese umwiringiye, kandi akamurengera, akanamutabara, akanamuha imbaraga mu gihe kizaza, akanamukomereza amaboko ntazasubira inyuma. Njyewe Uwanyirigira Confiance, Imana data wa twese yambaye hafi, inkorera byinshi, irandengera. Nanywaga inzoga, narasambanaga, ariko buno kubera yuko Imana ari umufasha utabura kuboneka, yaraje ingura mu ibyo byose, irangije ingirira neza. Menya ijambo ryayo, kubera ko ijambo ryayo niryo ryatubatuye, ridukura mu mbata z'ibyaha. None ubu ndi kuvugira Imana, kubera ko Imana ariyo yambaye imbaraga ikanjoboza. Yesu aduhaze ibyiza. Sawa muhanuzi, mujakazi w'Imana, urakoze cyane. Ng'abantu baba badukurikiye kuri Gitangaza NTV, turi kugira ngo ugire icyo ubabwira, kugira ngo nabo kuko wahindutse nabo bahinduke. Ni karibu. Murakoze. Iyo wiringiye Imana ntacyo ubura. Iyo wiringiye Imana irakurengeraga. Imana nayo yambaye hafi, imba urubyaro. Imana yambaye hafi, irandengera. Imana yambaye hafi, ingomereza amaboko, indinda no gupfa kubera ko yambaye hafi. Namwe nababwira ngo uyiyemereye akayubaha, akanayumvira, izamuba hafi kandi izamukiza n'ibibazo afite. Kandi Imana kubera ko yambaye hafi, yanyishyuriye n'amadeni. Nganabamenyesha yuko uziringira Imana azagendana nayo, ikamubera umurengezi, ikamubera umubyeyi. Aho se na nyina bataba, yo yahaba, kubera yuko ishoboye byose, ikakurengera cyane, ikakurinda gukorwa n'isoni. Uyu munsi rero ngaba nabatangariza aya makuru yuko ijambo ry'Imana ryabayeho tutarabaho, rimaze kubaho tutarabaho rero, kandi ni umuhanuzi utavangiye. Ijambo ry'Imana turyizere, turyiringire, rizaduha byose, kubera yuko Imana yacu nayo ari byose. Ndi kubamenyesha uyu mwanya rero kugira ngo namwe Imana muyiringire cyane, kubera ko ni umubyeyi, ni n'umutabazi. Aho icyo buri wese ayikeneyeho ntabwo yakibura. Wakwiringira imiryango zikagukoza isoni, ariko iyo wiringiye Imana, Imana iragutabaraga. Wakwiringira abakomeye bo mu muryango, ariko abakomeye bo mu muryango bakaguhakana. Wakwiringira abafite ubutunzi, ukaba ufite umwana uri ku ishuri, ukaba ukeneye amafaranga, wamuhungiraho ngo ayaguhe, akakwizeza yuko urayabona, ariko ku munota wa nyuma akaguhakanira, akakubwira ngo ga amafaranga nawe gakoze ibindi. Ariko iyo wiringiye Imana, Imana irayaguhaga. Kandi wakwiringira Imana ikigisha abana bawe, bakiga amashuri abanza, bakaniga kaminuza, bakarangiza, banasoza, Imana ikabaha akazi, kubera ko Imana ishoboye byose. Aho kugira ngo wiringire umuntu rero, wakwiringira Imana yacu, kubera yuko niyo mufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Umuntu yagukomeza ukagira ngo aragukomeje, ariko ejo wagira ngo arabyukira hamwe nawe, n'ubundi akakubwira ngo nta mwanya nabonye,
kubera ko atari Imana. Imana yo rero itubaga hafi mu bikomeye n'ibyoroheje, iba iri kumwe natwe. Ngabamenyesha uyu mwanya rero yuko ikuraga ababyeyi mu bugumba ikabaha urubyaro. Njyewe yambaye abana, yambaye abahungu n'abakobwa. Uyiringiye wese ari kubona yuko icyo kibazo kitashoboka, nayiringire akunde gusenga no kuyubaha no gukiranuka, ibindi byose izabikora. Uyu mwanya rero ndi kubamenyesha yuko nanjye mu bo kuyivuga nayivuga, kubera ko mu mudugudu bari bazi yuko nananiranye, ariko uyu mwanya umbonye wese aravuga ati Imana ishoboye byose, bitewe n'uko baba bari kumbona. Nanjye nababwiraga ngo muyiringire munayizere, ntabwo izabakoza isoni. Uyu mwanya ngabamenyesha yuko rero Data wa twese utubaga hafi, uduserukiraga mu byago no mu makuba, akatuba hafi iyo twabigezemo, akanadukomeza. Ndi kubabwira yuko icyo ubuze cyose ukabanza Imana, Imana Data wa twese irakumva, kandi yarangiza ikakubera Imana, ikakubera ubuhungiro, ikakubera umufasha utabura kuboneka. Aho uyibwiye ngo mujane, nayo ikabikorera kuyubahisha. Sawa, Imana yakugiriye neza. Ahari waba ufite n'imbano si ukoresha mu kuyikorera, cyangwa ni ubwirizabutumwa gusa? Iyo Imana yabyemeye hakagira ibyo inyereka mu buryo bw'umwuka, ndabivuga nk'uko yanshoboje, nk'uko yabinyeretse, kabivuga nuko niko Imana yampamagaye. Sawa, murakoze, tuzagaruka ubutaha.